ngira ngo murareba ko natwe twasuze twarenze umuryango ubu turi kwerekeza ku rukiko Nyamata turahuruye ngo byakaze turahuruye ngo byakaze ku rukiko amakuru twakiriye tutarahagera nuko gafaranga bamwinjije ahishe cyane bamucungiye umutekano mwadanje ya bintu ngura mu kamera ariko urabona kuntu ngendagura narababwiye ni arabizi bamikwano bazaringi amazina nk'ibisanzwe ni Shakira mbona bihita no stress baruteka zivuga ololo uw'igikundiro abantu nsanga mu bigari ndongeye ngo ayikaze wowe udukunda kandi ukunda gukurikirana Shakira mbona bihita 25 25 umwe ikimugi nta namazi ndanywa kuva mu gitondo bamikwano bazaringi namuvana ruryama ni mubyuke namuvana rusinzira na numuvana rusura kiri mu buriri ngira ngo murareba ko natwe twasuze twarenze umuryango ubu turi kwerekeza ku rukiko Nyamata wowe ufite nakuka sha Nyamata ngiye mfite akuka none ngiye imyuka ndayihorana umwe ibikise numva se anyways turi mu muhanda Kigali Nyamata turi kujya turahuruye ngo byakaze ku rukiko amakuru twakiriye tutarahagera nuko gafaranga bamwinjije ahishe cyane bamucungiye umutekano mwadanje ya bintu ngura mu kamera ariko urabona kuntu ngendagura narababwiye ni arabizi ejo bundi warambwiye ati ejo nako ati uriya gafaranga mureba yanze kuza zineza yabakinnye ahubwo niba mumukeneye ejo mujyeyo none ko wababwiye bagiye tukaba twe twakererewe sasa oya twebwe nago tugendana nibigize nago twebwe turi mu buzima bwo guforusa twe nago dukora puti nago turi mu buzima bwo kwinginga ariko wababwiye ko dukora ibyarangiye dukora ibyarangiye tuje guhinyuza kakati icyo nje guhinyuza ku bantu bazindukiyeyo babimye umuntu bamuzanye mu igunira erega gafaranga azaba YouTuber nawe arategura kabisa gafaranga arategura ni umwana uzi imihanda icyo ari cyo ni umwana uzi views icyo ari cyo ni umuntu uzi social media uburyo mukora n'uburyo azi uburyo mwinjiza n'abarayigira uburyo tunabeshyamo ibinyoma byacu arabizi ejo bundi twaberetse video ya Murava ari mu modoka reka uyu munsi twongere turebe ko hari ako turi buze kwiba tukabereka uko numvise ngo bamushyize mu iguniya nyine mu gafaranga abariyo ko bari kurira ngo dore imodoka ya Ribu ariko gafaranga ni uhishe ntago Murava ahishe uryoshye inkuru nka Pastor Claude oya urabuye mukuru aramubajije uryoshye inkuru nka Pastor Claude cyakora gafaranga nguhamagaye kangaye shaka umwava kuvuga icyongereza ubundi duceceke oya twe turatsinda abanye bawundi wa motion bamugeze imbere ngo sasa mimi nataka Pastor Claude ni korode wabaraburije ngo sasa mimi nataka nikuulize hii mambo bundi unasema nini undati what korode yasubiye inyuma nka yomberi asubira inyuma nko bakubise igisharagati bambitse ingata urumva umuntu udakunda korode sinzi icyo wenda muziza abafite ikibazo n'ukuri kwibara jewe hari abantu ino mihanda rwose utagombye kurakarira umuntu urimo korode ni umuntu wipfiriye ahagaze aricyo bita ngo gupfa uhagaze urumva hari umuntu bita jihadi rwose mwoka byaramye mujya mushyiramo imiyaga rimwe na rimwe twisakere ariko buri ari jihadi na korode n'indure kuri ukavuga ati kweli jihadi abari update abaregeye gutya korode ko abari kuri tele oya korode ajya kuri tele jihadi nawe avuga ibyo yumvishe yafashe amakuru ariko jihadi umugenzuye neza azana izi mihanda itaramenya we aracukura yewe izi Nyamiramba aho hasi mwijipo noneho izi ndaya zo ku muhanda zo rero abazibitse muri indaya ariko nawe yita indaya nkuru nase umukuru w'indaya ariko indaya zose zijya zinakugurira akantu mukwano daringi kubera ko arazivugira ariko iyanze kuva kwizima ngo isinye sheke abayandika oya
buriya se zirasinya muhereza kubana na jihad ni nko kubana nk'ikigerenade ni time cyakuturikana hano se tugiye guhagarara Imana yanjye motari va mu nzira we motari va mu nzira motari va mu nzira motari ari kumwe n'icyana gisa neza ukuntu abana motari bakunda abana ariko uriya mwana nawe abyutse yiruka kakati biri ku rukiko ko tubivuyeho anyways ku rukiko expecting Shakira akunda guhanura by the way ni ibiki ukeka ko biri buze gusomwa murakeka ibintu biza gusomwa muri rukiko gusa ngiye ikintu nifuza abantu barabyibuka ntabwo nshobora kwicara nshinze umuntu ngo umuntu aheremo ibiki n'ibiki mba numva abantu baca ibintu byabo byaca mu mucyo byaca mu mahoro abantu bakumvikana wababajwe akababarira kuko Yesu Kristo adutoza kubabarira urumva yes wababajwe akababarira ariko rero ibintu byageze muri bari abagabo b'ubujiri Imana yanjye abagabo b'ubujiri bari abagabo wumvise ukuntu ukora atatinyuka ribu we arimo aho ngaho ariko afite uburenganzira bwo kwibariza ariko Korode nukora arakabya wa mugabo we shaka Korode buriya uyarya wayavunikiye pe bajye bakureka ni nayo yayo iby'iki gihe ni Korode ushobora kugira ikibazo ugafungwa nturakarire cyangwa ntutekereze ko ibyo uzafungwa ahubwo ugatekereza iburu Korode ari kugukorera oya buri wese abatekereza ibyaza kumuvuga uvuga ati noneho giye araza uzi ukuntu mukanza abantu uzi ukuntu ino mihanda ikanza abantu man ikanza abantu buri muntu wese abavuga ati inkuru none n'abayobozi inkuru none igwa mu matwi ya Jihad aravuga iki nigwa mu matwi ya Scovia aravuga iki mu matwi ya ntabwo nzi guparika nagazi guparika n'umugore bagore n'abatazi guparika winsuzugura siko wewe buri muntu wese ndi mu kiganiro turahegera man turimo hano abana baba biremereje gaba kandi arishyuza burara twishyuza why not we aho parise ni mu bwatsi bwa so none se burara kudusakura mu bwatsi bwa so anyway mureke dusenge tujye ku mavi nk'abantu dusengera bari mu bibazo urumva duhere kuri gafaranga bambi erega buriya nta muntu utanyagirwa amakuru avuga ko na murava ashobora kuba birimo uburyo bumwe cyangwa ubundi none se bundi ninde wamureze ko ko bavuze ko ari umugore wari mwiregeye ibyo bikazanwa n'inshuti zabo ibyo byose ari byo tugiye kumenya mu kanya n'inshuti ze ubu rero tugiye kwicara mu rubanza turwicaremo turusesengure tumenye ibyarwo ndabagarurira izindi nkuru mwebwe mushyira agatebe hasi stay tuned mwicare wari umuntu ugiye kureba inkuru atarakoze subscribe ntabwo uri bumenye update mukore subscribe ntabwo uri bumenye update kandi mukunda update turabizi urumva ubu ngubu izi saha aho mparitse hano murabona ahantu mparitse inyuma yanjye hari inyubako ituzuye urumva nimubyite hari kamakuru arahari 24 hours iriya nyubako ariko bari kuyuzuza abakire se shabakire ko bafite amafaranga so nimba ushaka kumenya icyo bagiye gusoma cyangwa se mbega inandaro y'ibi byose y'aya magambo uyu munsi niwo munsi turi bubimenye ngira ngo akavideo koko ndakabashyiriramo uburyo imodoka yinjiye nubwo uyirimo yahishwe we bamuzanye mu iguniya urayizi hari imodoka kera twavugaga ngo ntizibonana urazira zari imburisi zose zisigaye zitabonana bamuzanye mu iguniya baramuhishe bimwe bikomeye cyane ariko nkuko muza abaparapazi b'imihanda bamama munwa bapapa munwa nago kamera zabo ziba zihishe hari zo bateze inyuma y'urugo hari zo bateze imbere y'urugo hari nizo bateze mu gikari hari nizo bateze kuri wesi mbega muri make ho bakorode nibaryamye nabashakira nago basinziriye turahodukanuye amaso nk'indagara zashira umuteto mbega yani byo bita gutsi indagara zashira umuteto razizi muzigurira abana ziraryoha ziba zimeze nk'indagara zashira umuteto nta mwana uzanga nta mwana uzanga niyo shishira umuteto anyway ducanye ku maso ariko ibi bintu byose tujya twigira mu makosa y'abandi nyamuneka isaha n'isaha ntabwo twishimye ko bagiye gusomera umuntu yes isaha n'isaha nta nubwo bamusomera nimera bararusubika niko bizi niko mbizi urubanza ntabwo rusomwa uno munsi bararusubika ubuhanuzi bwawe ubuhanuzi buraba nagataha nagasomerwa nagakatirwa bararusubika amagambo bararusubika baramukubita ni ukwezi ni iminsi baramukubita iminsi barongera bababwira igihe muzagarukira
nabwo batubeshye mukanya uraseba ndaza kongera nkubwira aya magambo yasubiremo yego ariko reka tube dutayemo aba bantu kano gakuru gatoya kababwira yuko ibyo tugiyemo ndetse n'ibyo bagomba gutegereza ugafaranga rurambikanye ibintu birakomeye ibintu ku rukiko birakaze mubyuke bwakeye badaringi ariko nanone musenga dusengera abantu ingo ziri hanze hano zigerageze kumvikana reka rero tubasezere tubabwire tuti mukore sabu ubundi mukanya tuze kongera duhurire ninde muzi uzamuri n'ugu gutya muri no mihanda iribi ramuzanye ngiyo ibintu birakaze kuri ribu yo reka dusoreze aha tuze kongera gusubira mu kanya gatoya ariko nimba utarakora subscribe ngira ngo inkuru yo ntago uri buyibone rwose yubwo yikande kugira ngo mukore subscribe bazalingi bana mu kanya gatoya tugana ibintu byiza by'ubwenge bamikwano bazalingi amazina nk'ibisanzwe ni Shakila mbona bihita no stress baruteka zivuga ololo uw'igikundiro abantu nsanga mu bigari